urukundo n'amafaranga abana b'igihe niyo mpamvu bamara amezi 2, 3, 4 bashakanye ukoma ngo ingo zasenyutse baza bakurikiye amafaranga iyo bayakuzeho ni kwa gusenya ariko karande iyo yakwibasiye kwivamo biba bigora kwivamo bibagoranye wowe hace imyaka ingahe utandukanye n'umugore wawe 15 imyaka 15 yose karande 15 ni karande ubu ntago wari watekereza kumva ngo ndakenda gushaka undi mugore cyangwa se ngo usubirane nawe ntago ubyiyumvamo ntago ndanabitekereza kuko yampaye kosora yarankosoye ndabanije kare ibyo abagore nabivuyemo nongere mbibutse ni wa muryango wa kubaha w'Uwiteka TV nongere mbibutse inshuti zacu ziri hanze y'u Rwanda ndibutsa Amerika ndetse nibutse Ubudage nibutse Canada nibutse Ubufaransa nibutse ibihugu bya East African Community birimo abanyarwanda badukurikiranye mbasabe gukanda kukazogera ariho bita subscriber umanuke ukande kuri share ndetse ugere no kuri like ugere kuri comment urabo wubatse umuryango mugari wa kubahwa Uwiteka TV ndetse n'iyobokamana ryaguke kwisi ari wo hose abantu baryumva baryumve akakanya ubu rero akakanya ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye kuganira ku cyo bita karande tuganire no ku cyo bita agasuzuguro hari agasuzuguro ko gutandukana n'umugore uri umuntu w'umugabo nta kintu ubuze hari agasuzuguro ko gutandukana n'umugabo uri umuntu w'umugore agufate mu busambanyi iyo ni karande ukagira imyaka 50 imyaka 60 imyaka 70 ubana n'umugore mugatandukana iyo ngiyo n'umwuka mubi wa karande icyo ngicyo ni gisuzuguriro shitani yagutejeje ibaze nayo kugera ku myaka 100 imyaka 80 ubana n'umugore mugatandukana mukajya kuregana mu rukiko mutarabikoze mukiri batoya rwose akangako nagahinda iyo ni karande mbi abo n'abadayimoni ako nagasuzuguriro ubu rero ndagira ngo mbaze ubo twegeranye aratangira twibwira amubwira ikintu cyitwa karande cyangwa gasuzuguro icyo gishatse gusobanura kuri we karibu umuvandimwe yitwa Ndayimana Lambert hari ikintu bita karande cyatwihishemo ni nk'icyorezo ariko icyo cyorezo turashaka kukirwanya karande imyuka mibi ni imyuka mibi kuko byarateye mu bakiri bato bana batoya byaje no mu bantu bakuru b'abasaza imyaka 70 80 n'imyaka byateye mu bantu bato beza mu bakuru biza nuvuga ngo icyo cyorezo cya karande rwose nicyo kintu dushaka kurwanya mu bihugu umuvandimwe wanjye yababwiye ibyo ari byo byose biri muri East Africa ni East Africa ariko na karande buriya ari na karande tugira karande yo kunywa inzoga igatuma tutibuka umuryango kudatekereza ku mugabo kudatekereza ku bana nubwo nukuvuga ngo urugero nanze rw'umugore icyo kintu cyumvoye cy'uyu mugore atitaye ku muryango nize ngaruka bitera mu muryango ingaruka ziba mu bana n'abana bacu twabyaye izo ngaruka zigomba kuba tubabibamo imbuto mbi iyo murimo kurwana nijoro mugafatana babana yamyuka barayikurana barayikomeza turabyemeranye cyane ni ikibazo gikomeye cyane rero ubu ngubu karande sigaye igezweho ubu ngubu nge nsigaye mbona ubu ngubu no mu bakozi b'Imana yateyemo karande kutavugisha ukuri kuba pasiteri karande yo guhanura iby'ibinyoma ibyo ni karande ni imyuka mibi
cyane benshi ndanabazi b'abapasiteri bo bitirira ibyo batari byo. ubu ngubu usaba agihagaze mu bupasiteri n'izihe nama wabagira? nagira inama abakiri batoya bo urabona ko karande zahereye mu bapasiteri mbese muri ba rubanda abatugiriye inama bakuru nibo bantu basigaye batanga intekerezo mbi, ariko cyane cyane abapasiteri abarimu bagombye kutuba hafi, bakaba hafi y'imiryango bakaduhugura, ariko nibo mbona bashaka kuba bayobya imiryango yacu. ubwo rero iyo karande tugomba kwirwanya. ndetse urimo gusaba icyo bita icyitwa pasiteri cyangwa se icyitwa mwarimu mu rusengero, bagerageze bavugisha ukuri kandi bagerageze babe hafi imiryango. njye niko ndimo kubyumva cyane. arega mwarimu urabizi ko mwarimu rwose aba ari umuntu ukomeye, n'ubwenge dukoresha n'iki byose bituruka kuri mwarimu. mu nsengero nibo bantu baduhugura buri cyumweru. insengero urabizi amadini menshi, ariko nta buri rusengero rutwigisha buri kimwe cyose cyo gukora cyo kugira gute, ariko insengero zitabaye hafi, abarimu ntibabaye hafi, igihugu twaba twakigurishije. urakoze cyane gukomereza kuri ibyo ngibyo. ni ukuvuga ngo abapasiteri akazi kabo bakora nako gusezeranya, ntago bagera kuri za ngo zubakanye byemewe n'amategeko basezeranye imbere y'Imana. bamara gusezeranya mbese bakigira muri gahunda zabo, ntago bashobora kujya gusura za ngo zashakanye. ndetse ariko kazi kaba bandi twita abadiyakoni mu rusengero, kaba bandi twita abarimu mu nsengero, ndetse n'abapasiteri bakaba bari aha ngaho ntibashobore kuvuga ati se wa muntu twasezeranye bimeze biti, ibo bakumva yuko babandi basezeranye batandukanye. ariko ndagira ngo umbwire umurimo aha ngaho ukomeye cyane pasiteri agakwiye gukora kuri izo ngo zashyingirana. pasiteri ni umuntu ukomeye, wagombye kwinjira muri buri ngo mu bakristo biwe, akabasha no mu byo atubwiriza akabasha no kwishyira mu bikorwa. ariko amara kutubwiriza akigira mu bye, cyane cyane hari n'abapasiteri basigaye baragiye mu binywera n'agacupa rwose. nicyo nshakaga nicyo bita karande. ukaba uri pasiteri ubwiriza mu rusengero ukajya kunywa inzoga, iyo ni karande. ukaba uri umupasiteri mu rusengero ubwiriza icyo bita icyaha cy'ubusambanyi, ukajya kugikora uri pasiteri. warangiza ukava mu rusengero ugahita, akaba ari wa mbere uhita winjira muri ya karande ariyo turi gushaka kurandura. iyo karande rero irimo gufata abakozi b'Imana cyane, ndetse n'abana bakomoka ku muryango ukomoka mu barokore cyangwa se ku muryango dutuyemo. ariko iyi miryango dutuyemo igize kwa kundi mwarimu aba mu rusengero ariwe wigisha ab'umubatizo, ndetse tukagira abadiyakoni ari nabo bahetse b'urusengero. ariko na n'ubu ngubu haracyarimo ikibazo mu nsengero. ntago tugiye gukoma inkokora ku nsengero runaka, ntago tuvuze amazina, ntago tuvuze iki, ariko bagerageze insengero ziri hanze aha ngaha zirimo abakozi b'Imana bahawe amavuta n'Uwiteka, bagerageze kubwiriza ku cyaha, ari icyaha cy'ubujura, ari icyaha cy'ubusambanyi, ari icyaha cyo kubeshya, ari icyaha cya karande, bakibwirizeho. noneho umuntu amenye icyaha icyo ari cyo, umuntu akihane, akizwe burundu, ndetse kugera kuri rwa rugero rwo gusezerana ku mugore n'umugabo basezeranye imbere y'Imana, bamenye n'uburyo babakurikirana. aka kanya biga inshingano zo gukurikirana abakirisitu babo, bamenye abakirisitu tuyoboye mu rusengero wabayeho gute. ese njyewe mwarimu wigisha umubatizo, wa munyeshuri natoje yigira umubatizo abayeho gute? kandi tugerageze abapasiteri mu nsengero tubwirize icyaha icyo ari cyo. simvuga abapasiteri, ndavuga n'abasheyi.
abashehe bari mu misigiti itandukanye, ndavuga abandi bapasiteri bo mu Badivantiste, ndavuga abandi bantu, ndavuga abandi bakora ivugabutumwa b'Abayehova, bagerageze baganire ku kintu cyitwa karande, cyitwa karande n'agasuzuguro, abantu babeho ari abantu bakijijwe. Ingo zubakwe, urabona ko ingo z'iki gihe njya ntungurwa no kubona umuntu ashakana, bagashakana bakundanye mu mezi 5, ukuba ngo urugo rwasenyutse. Kera hasenyukaga ingo z'abantu bakuze, abantu bamaranye igihe, ako amezi 5 nukuvuga ngo nta ngo zikiriho, ni business. Umugore w'iki gihe asigaye ashaka umugabo amushakaho nk'ibi bita ngo rare amafaranga. Iyo ni karande, ni za karande turi gukumira, ngo rare amadolari amafaranga nizo ngo twubakiyeho, ariko tudashikamye ngo turwanye izo karande byazakomeza. Nka perezida wa repubulika ahora avuga ati nyamuneka mukomeze mushikame, abwira abapasiteri, abwira abapadiri, abwira abayehova bose, inzego zose z'abihaye Imana, ababwira ati nyamuneka muhaguruke. Urabizi ko ajya afata n'igihe cyo gusengera igihugu, bakajya mu mwiherero bagasengera igihugu, ariko natwe tutabikomeye mu byazakomeza, ugasanga ya karande ikomeje itoratora babucura abuzukuruza, nuko ugasanga igihugu kirasenyutse. Igihugu cyubakwa natwe bakuru dutanga uburezi, b'abarimu tuvuga, ba pasiteri tuvuga, bo mu nsengero, nuko tudahagurutse nta heza twazagera, habe ntaho twazagera. Ni uguhaguruka tugashikama tugasengera ikintu bita karande, tukayirandura burundu. Yes, twongere dukomeze. Hari ibintu turimo kumva ngo ni ibya Vizo 2020 kandi ngo nibigezweho. Icyo kintu turimo kumva ni ikintu kirimo guhabya urubyiruko cyane, rurimo gutuma rudashaka abagore, rurimo rudashaka kubaka ingo zikomere cyane, ndetse n'urubyiruko ruri hanze aha ngaha rurimo rurabivuga. Ndetse ndibaza yuko aka kanya ndimo gukora muri Equity Bank, ndimo ndakora mbika amafaranga neganya kuzashinga umuryango, ariko ndimo gukundana n'umukobwa, turakundanye bigeze ku rwego rushimishije, tugeze ku rwego rwo kubaka urugo, ariko wa mukobwa icyo arimo kunshakaho ni iki? Ni ya mafaranga. Afite ya karande y'uruzerero. Karande y'uruzerero urayizi? Wayimbwiraho mu bakobwa iki cyangwa abasore b'iki gihe? Abakobwa b'iki gihe abatubona, aba bana bacu twabyaye, nta rukundo bakifite. Icyo bashaka ni amafaranga, kandi byose ni ya karande turi kwamagana. Umukobwa w'iki gihe agukunda afite, ukimubwira ati ngewe mfite ubushamburete nka 3, bone 5, 6 bwinjiza amafaranga, uwo ngo arahitaza. Bo mugihurira ahantu mu kabari, bo kamuruti baguhe byeri, bo baguhe brushete, inkoko, iki, ako kanya arahita gukunda. Nta rukundo rurimo. Urukundo ni amafaranga. Abana b'iki gihe niyo mpamvu bamara amezi 2, 3, 4 bashakanye, ukumva ngo ingo zasenyutse, baza bakurikiye amafaranga. Iyo bayakuzeho ni kwa gusenyuka. No kuvuga ngo urubyiruko rw'ikigero kubuza amafaranga ni kwa gusenyuka. Ni kwa gusenyuka. Niyo bita karande. Ni ya karande ngo y'abana bakunda amafaranga. Bo arakona na telefone nziza ati ndashaka telefone. Nta nubwo mwana abana utamaye telefone nziza.
ushobora gutunga gatushe wagatunga taci 500. rero iyi karande dore niyo ikomeje kugorana. Iyi karande buriya rero uyu munsi twaganiriye kubera yuko wowe ntago nakuvuga mu izina wivuze kandi n'ubundi rongera wivuge. Nawe wigeze gutunga urugo? Nararutunze rwose. Warutunzeho ntago uzi ibyakubayeho ujya gutandukana n'umugore? Cyane ndabizi cyane. Wabitubwiraho? Ni ya karande nyine twabanye n'umugore twabanye mfite amafaranga nkora n'akazi keza. Nkora muri Astrabag nk'ibihumbi 500. Ariko nyuma urabizi Astrabag ikorera kuva ku Kinyoni kugera Gisenyi, nitwe twubatse iriya mihanda. Ariko nyuma Astrabag yavuye Gisenyi bayijyana aho bita muri Tanzania. Barambwira ngo tukomezanye muri Tanzania, ndabyanga. Ndabona oya bahita nkomeza akazi ndi gukorana n'isaha ndabananira. Umugore abonye amadolari kuko oya nanibaga ariko ibihumbi magana ane no kwiba nayo ni karande. Ni karande, ni ya karande turi kurwana. Noneho ku munsi sinaburaga ibihumbi 20 bya essence ko natwara tumodoka twanoza. Ariko twibe essence tugira gute tuyikodesha mu nijoro n'iki uriya mufundura mubona kavu ati ngwino menere akantu cyangwa utsindagirira no gutya nagashimuta. Ariko urumva ko ni ya karande. Ariko nshima Imana ko karande narayirwanyije. Ariko mu kazi nakoraga bahise bajya muri Tanzania baravuga ngo dukomezanye, mpita mvuga no ntabwo njya muri Tanzania. Nkomeza akazi nakoraga na mbere ninjira muri Astrabag, ni nako kazi ndi gukora. Ariko karande ndimo ndayirwanya. Ariko karande iyo yakwibasiye kuyivamo biba bigoranye. Kwivamo bigoranye. Wowe haciye imyaka ingahe utandukanye n'umugore wawe? 15. Imyaka 15 yo si karande? 15 ni karande. Ubu ntago wari watekereza kumva ngo ndakenda gushaka undi mugore cyangwa se ngo usubirane nawe, ntago ubyiyumvamo? Ntago ndanabitekereza kuko yamaye kosora yarankosoye ndabanije kare. Ibyo abagore nabivuyemo. Ibyo abagore bivuyemo kare. Nta n'ibyo nteganya. Iyo ni karande. Ariko nongere nkubaze, ariko ari abana mwabyaranye? 4. Abana 4. Ariko nizere ko n'umwuzukuru. N'umwuzukuru. Ubu tuvugana afite umwuzukuru. Nizere yuko abo bana bo ugerageza kubafasha cyane. Baransura turabonana abana banjye isa n'isaha tuba turi kumwe kubafasha bibona imbere. Amashuri bariga bafasha uburyo nishoboye. Ubafasha uburyo wishoboye. Ndi kumva rero uri umugabo utarabaye babagabo twita abagabo mbwa. Hari abagabo babyara abana cyangwa se bagashaka abagore bakabajugunya imisozi. Ariko ntabwo ngewe uburyo mbivuzemo ntabwo nshaka kuvuga kuri weho. Hari uburyo utandukana n'umugore kubera akubuza amafaranga, kubera ko barimo kubirukana mu nzu, kubera ko byajyaga cyakibibonye. Nyine izo ngizo ni za karande zirwa zitwirukankaho. Cyo ni cya gisuguro shitana dushiraho. Cyo ni cya gisuzuguro gituma umuntu adashobora kuba yazamuka mu ntera, adashobora kuba yazamuka mu kazi kubera ubusinzi. Icyo ni cya gisuzuguriro gituma umuntu atahabwa icyubahiro mu rugo, ni bwa busambanyi. Ariko ubu ngubu aka kanya wowe urafatwa nk'umugabo atandukanye n'umugore, mutandukana mu buryo ki mwabanje kumvikanaho kuba unakigera kubana, kuko ubundi ari umugore utashobora kwemera kugera ku bana biwe. Ariko urabasha gufasha abana bambwe ngo unafite n'umwuzukuru. Ubu tuvugana umukobwa wanjye ejo bundi rero waje arambwira ati papa ati ngwino baraza gufata irembo kandi udahari ntibikunda. Nanjye biba ngombwa ko ngomba kubona ibintu bigenda neza, ikirori kigenda neza, umugore amfata neza. Nubwo nyine byagenze gutya ariko umugore we
ariko ya karande kirimo kudasubirana kuko yashatse undi mugabo kuko ntabwo yamara imyaka nk'iyo ngiyo yose nta mugabo arashaka nta mugore arashaka ariko kubyara arabyara ngo uri kumva ni ya karande yo mu muryango y'iwabo yamukurikiranye y'iwabo guturuka kuri ba sekuru na ba sekuruza n'ibiki byose ni ya karande yamukurikiranye y'iki yo kubyara mu ngo y'ubusambanyi yeyo rwose nari nayimubabariye namwe nti nushaka uzabyare nk'inuza harya ngo inyanja sinzi ko nababivuga ariko ndakomeje ko naramubabariye bo abana kuba bangeraho tayimu nta kosa mbabaraho bo n'umugore namaze kumuha imbabazi nawe naramubabariye ariko nshima Imana ko mba ndi muzima nta kibazo bo cyane ko atajya ananzengereza. Reka nkubaze Imana itubabarira icyaha cya karande ndetse dukureho igisuzuguro cya shitani dukureho imyuka mibi y'abadayimoni kuko hari imyuka idukurikirana ibyo twari dutunze bikayoyoka hari imyuka idukurikirana nicyo bita agasuzuguro ibyo twari dufite yaba amazu agatezwa cyamunara yaba ubucuruzi twari dufite bukagenda nka nyombere yaba ingo twari twubatse zigasenyuka cyane aribyo yaba icyubaro twari turiho kikagenda ubu ngubu nakubwira abantu bari bafite amataje ubu basigara abayedi oya nawe ndabazi kubera iki bakoze gahunda yo gutandukana bakora gahunda yo gutandukana batabiganiriyeho bakora gahunda yo gutandukana bakirimo inguzanyo za banki ikaza igateza cyane ya mitungo bari bafite n'urukiko rurimo rwo gutandukana n'umugore ubwo uzi ibibazo umugabo bita bimubaho gukerakera akazi yarariho bagatamwirukana ngo n'umukamwe w'akarande ikindi umugore warasose muri urwo rwa yararimo umugore aragenda abagabo bamubone babandi bari baramubuze umugabo arahita yahuza amayoga arare mu kabari uwo mwuka mubiho ntago ari umwuka wa karande ntago ari agasuzuguro cyane reba wa mugore wataga mu rupangu wagendaga mu modoka nziza cyane wabonaga ibyo kurya byiza wanywaga amaji nawe umubwire ngo ugasanga ari kumwe na mayibobo arimo kubwerabwera abwera Imana ukiziye myuka mu izina rya Yesu yabisenge ibaze kubona umuntu yatwaraga imodoka akaba ari mu nzu imeze neza akajya gukodesha reka rero twongere dusubire inyuma Imana mu ijuru turengere kandi tubabarire itubabarire mu izina rya Yesu Imana yo mu ijuru iguha icyo wifuza Imana yo mu ijuru ukuremera ibindi bintu bishyashya Imana yo mu ijuru ukuremera urundi rugo rushyashya Imana yo mu ijuru ongere kuremera kandi kazi gakomeye mu izina rya Yesu kandi no musozi Imana yo mu ijuru uwuhereza iki umugisha kandi n'abakoreraho Imana bahereza umugisha cyane iteze imbaraga z'ubucuruzi aho ariho hose bacururiza n'abakozi b'Imana bahatuye Imana ibashyira ibiganza mu bituza byabo no mu mugongo wabo murakoze cyane nge warimo kubagezaho iki kiganiro nitwa Niyigene Emmanuel nk'uko bisanzwe kuri channel ya Kubaho Uwiteka TV turabasaba gukanda kuri subscriber tubasabe gukanda kuri share tubasabe gukanda kuri like tubasabe gukanda kuri comment urabufashije umurimo w'Imana kuzamuka ndetse no gutera imbere ndetse wowe uri hanze y'u Rwanda ndavuga i Burayi diaspora abanyamahanga mudukurikiranye mwumva ikinyarwanda abari mu bihugu bya East African Community narondoye rwose Imana ibaho umugisha kandi komeze ibagure mwebwe mukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi kandi Imana mu ijuru ibahereza umugisha murakoze cyane.